for anybody who changes his principles depending on whom he is dealing, that is not a man who can lead a nation. Afrika ni umwe mu migabane ifite amateka maremare akomeye mu mateka y'isi, uhereye ku nkomoko y'ikiremwa muntu kugeza ku rugendo rutoroshye rw'ubukoroni, ubwigenge n'iterambere riri kubaka ejo hazaza hayo. Ni umugabane ugizwe n'ibihugu birenga 50 ufite ubusumbane mu bukungu, imico n'imiterere ya politike, ariko uhuje umurage wihariye w'amateka n'icyerekezo cyo kwigira. Afrika ifatwa nk'inkomoko y'ikiremwa muntu, aho ubushakashatsi bwagaragaje ko ariho hantu abantu ba mbere batuye mbere yo gukwira isi yose. Mu bihe bya kera, Afrika yari igicumbi cy'umuco n'ubwami bukomeye. Ubwami bwa Misiri ya kera bwateye imbere mu bumenyi, ubuhinzi n'imyubakire, harimo piramide n'ubumenyi bw'imibare n'inyenyeri. Mu burasirazuba bw'umugabane habayeho ubwami bukomeye cyane buzwi nka Ghana, Mali na Songhai. Bwari buzwi ku bucuruzi bw'umunyu ndetse na zahabu. Umwami Mansa Musa wa Mali azwi nk'umwe mu bantu bakize cyane mu mateka y'isi yacu. Anagaragaza uko Afrika yari ifite ubukungu bukomeye mbere y'ubukoroni. Kuva mu kinyejana cya 15, Afrika yinjiye mu bihe bikomeye by'ubucakara, aho abanyaburayi bajyanaga abanyafrika ku gahato mu bihugu byo muri Amerika. Ibi byasenye imiryango n'ubukungu, binadindiza iterambere ry'umugabane wose. Nyuma yaho gato, mu kinyejana cya 19, Afrika yigaruriwe n'ibihugu by'i Burayi mu bikorwa byiswe Scramble for Africa. Ibihugu nk'Ubwongereza, Ubufaransa, Ububiligi n'ibindi byigaruriye ibice byinshi bya Afrika, bishyiraho imipaka itita ku moko n'imico, ari nabyo bikomeje guteza ikibazo kugeza n'ubu. Mu kinyejana cya 20, cyane cyane hagati y'1950 n'1970, ibihugu byinshi bya Afrika byabonye ubwigenge. Abayobozi nka Kwame Nkrumah wo muri Ghana, Julius Nyerere wa Tanzania na Nelson Mandela wa Afrika y'Epfo bagize uruhare rukomeye mu rugamba rwo kwigobotora ubukoroni no kurwanya ivanguramoko. Icyakora, nyuma y'ubwigenge, ibihugu byinshi byahuye n'ibibazo birimo kudahama kwa politike, ubutegetsi bwa gisirikare, ruswa n'intambara z'imbere mu bihugu. Uyu munsi Afrika iri mu nzira y'impinduka zikomeye mu rwego rw'ubukungu. Hari ibihugu bigaragaza izamuka rikomeye cyane mu ikoranabuhanga, ubucuruzi n'inganda. Imishinga ihuriweho nk'isoko rusange rya Afrika igamije kongera ubucuruzi hagati y'ibihugu by'umugabane. Mu rwego rwa politike, hari intambwe igaragara mu guteza imbere demokarasi n'imiyoborere myiza, nubwo hakiri ibibazo mu bihugu bimwe na bimwe birimo intambara n'iyirikwa ry'ubutegetsi. Mu mibereho y'abaturage, Afrika ifite urubyiruko rwinshi cyane rufatwa nk'imbaraga z'ejo hazaza. Icyakora, ibibazo by'ubushomeri, ubukene n'uburezi bidahagije biracyari imbogamizi. Afrika ifite umutungo kamere mwinshi cyane, zahabu, peteroli, amabuye y'agaciro n'ubutaka burumbuka, ariko ikibazo gikomeye ni uko uyu mutungo akenshi ukoreshwa n'ibigo mpuzamahanga ku nyungu z'amahanga kurusha abaturage bawukomoka. Ku rundi ruhande, Afrika ifite amahirwe akomeye arimo iterambere ry'ikoranabuhanga, ubwiyongere bw'isoko ry'imbere mu mugabane, urubyiruko rwinshi rushobora gutuma habaho impinduka zikomeye. Icyerekezo cya Afrika mu gihe kizaza, Afrika yahuye n'amateka arimo ibikomere byinshi, icyerekezo cyayo kiratanga icyizere. Ibihugu byinshi biri gushora imari mu burezi, ikoranabuhanga n'ibikorwa remezo. Ubufatanye hagati y'ibihugu nabwo burimo kwiyongera. Afrika ifite amahirwe yo kuba umwe mu migabane izagira ijambo rikomeye ku isi mu myaka iri imbere, igihe izabasha gukemura ibibazo by'imiyoborere, gukoresha neza umutungo kamere no gushora imari mu bantu bayo. Afrika ni umugabane wanyuze mu bihe bikomeye ariko ukomeje kwiyubaka. Amateka yagaragaza ko ubukire bw'umuco n'ubushobozi, ariko anibutsa ibikomere by'ubucakara n'ubukoroni. Uyu munsi Afrika ihagaze ku ntera ikomeye y'impinduka, aho ishobora guhindura amateka yayo ikaba umusemburo w'iterambere ku isi. Gusa nubwo bimeze gutya, Afrika ikomeje kuregera indishyi z'ubukoroni. Mu biganiro bikomeje gufata indi ntera ku isi hose bijyanye n'indishyi z'akarengane gakomeye katewe n'ubucakara, bamwe mu bayobozi n'abanyapolitike mu bihugu by'i Burayi bagaragaza uko babona mu buryo butandukanye.
Hari abemera ko ari ngombwa gusaba imbabazi no gutanga indishyi ku bihugu bya Afurika, mu gihe abandi babona ko ibyabaye ari amateka atagomba gusubirwamo mu buryo bwo gusaba imbabazi z'amategeko. Mu mwaka w'ibihumbi 2024, umwe mu bayobozi b'Ubwongereza yavuze ko ababajwe n'ibyakozwe n'igihugu cye mu bucuruzi bw'abacakara bwanyujijwe ku nyanja ya Atlantique, ariko agaragaza ko adashyigikiye ko leta zisaba imbabazi ku byabaye mu mateka. Mu kiganiro yahaye itangazamakuru yagize ati, ushobora gusubiza inyuma mu mateka ariko amaherezo ugasanga winjiye mu bintu bidafite ishingiro. Yakomeje agaragaza ko icy'ingenzi kurushaho ari ugufasha ibihugu byahuye n'ingaruka z'ubukoloni n'ubucakara muri iki gihe, aho kwibanda gusa ku gusaba imbabazi. Ubucakara bwo ku rwego mpuzamahanga by'umwihariko bwanyujijwe ku nyanja ya Atlantique hagati y'ikinyejana cya 15 n'icya 19 bwagize ingaruka zikomeye ku bihugu bya Afurika. Miliyoni z'abantu bajyanywe ku ngufu mu mahanga, bakorerwa ihohoterwa rikabije, bituma ibihugu byabo bisigara nyuma mu bukungu, imibereho n'imiyoborere. Ibihugu nk'Ubwongereza, Ubufaransa, Espagne na Portugal byagize uruhare rukomeye muri ubu bucuruzi, ari nabyo bituma uyu munsi hashyirwaho igitutu ngo bigaragaze inshingano zabyo mu gusana ibyangiritse. Abaharanira uburenganzira bwa muntu n'abashakashatsi bagaragaza ko indishyi zitagomba kuba amafaranga gusa, ahubwo ko no kwigisha amateka nyayo y'ubucakara ari ingenzi cyane mu gusubiza agaciro abahohotewe n'abazabakomokaho. Ibi birimo gushora imari mu burezi, kuvugurura amasomo yigisha amateka mu bihugu byabigizemo uruhare, kwemera no gusobanura uruhare rwabyo mu buryo bweruye. Umwe mu bashakashatsi witwa Dr. Zoxies yagaragaje ko kugeza n'ubu hari amakuru atuzuye cyangwa atarigwa mu bihugu by'i Burayi ku bijyanye n'ingaruka z'ubucakara ku miryango y'Abanyafurika. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch binyuze mu mukozi wayo Telefa ugaragaza impungenge ku biganiro ku ndishyi bishobora kwibanda cyane ku mafaranga bikibagirwa agaciro k'ubutabera busesuye. Telefa asobanura ko nubwo amafaranga ashobora kugira uruhare mu gusana ibyangiritse, adashobora gusimbura agaciro k'ubumuntu katakaye. Yagize ati, gusubiza abantu agaciro n'uburenganzira bwabo nibyo bifite ireme kurusha ibindi byose. Yongeyeho ko kandi ibihugu byagize uruhare mu bucakara bikwiye kwemera amateka yabyo mu buryo busesuye, ntibihitemo gusa ibice byayo bibabereye byoroshye, kuko kubyirengagiza bituma ubutabera butagerwaho. Abasesenguzi bemeza ko kubaka umuco wo kubaka amateka uko yakabaye ari ingenzi mu rugendo rwo kugera ku butabera. Ibi bikaba bisaba kwemera ukuri kw'ibyabaye, kwigisha ibisekuruza bizaza amateka atagoretse, gushyiraho ingamba zifatika zo gukemura ingamba zabyo. Ibi byose bigamije ko amateka mabi nk'ay'ubucakara atazongera kubaho ukundi, ndetse n'abahohotewe bagasubizwa iby'agaciro n'agaciro bambuwe. Impaka ku ndishyi z'ubucakara zikomeje hagati y'abasaba imbabazi n'indishyi zifatika n'ababona ko ibyabaye ari amateka atagomba gusubirwa mu buryo bwa politiki. Icyakora hari ukwemeranya ku kintu kimwe: amateka y'ubucakara yasize ibikomere bikomeye, kandi kubyitaho bisaba ubufatanye bw'isi yose, haba mu kwemera amakosa, kwigisha ukuri no gufasha abugarije